Ntaganda Bernard afite ubwenge bwo kwigisha abanyarwanda Maître ibigarasha byose erega Ntaganda nawe ndamwita ikigarasha jewe nkahamagarwa na ribu bamwe batuwitwa Maître Ntaganda Bernard yakureze tuzahahurira niba ibyo mvuze mubeshyira Ntaganda Bernard rero ni igisahiranda ni igisambo ni imbwebwe oya ahubwo ni umurwayi wo mu mutwe kwa yuko ari we wajyaga uringaniza iby'umugabo mu Buholandi adashoboye uyu Ntaganda Bernard ubundi kuki bafashe Vigitwari yasambagije umukobwa mu Ruhango iwaba havuka mu kare ka Ruhango yego arangije mu ishyaka PSD yasambagije umwana w'umumineri Bernard Ntaganda w'umunyentongwe muri Kinazi hariya mu kare ka Ruhango uyu munsi wa none Bernard Ntaganda niba yumva Bernard nibwo ndamubeshyera nagira atanga ikirego muri ribu duhurireyo ikimenyetso Bernard yari perezida wa PSD mu karere ka Ruhango nanjye ndi perezida wa PSD mu karere ka Nyanza ingegera noneho n'ibicucu byose biza bivuga ngo ngo korada nti mabere yiwanyu ubu muravuga ishyaka PSD ariko se mwebwe ryashyizeho umuntu utarize mwebwe mwabindagarira twari turi kubajya mu rukiko nabwo nasobera ko wagiye noneho ntuntware waruzi kuri perezida wa Ruhango ndi perezida wa Nyanza aho wagiye hafite ishaba ko jye utamamaga ngo tujyaneyo demokarasi itegura inama yo kugumura abaturage kuri leta abaturage bakigumura kuri leta demokarasi itegura inama ifatanywa na Ingabire Vigitwari yo gukuraho ubutegetsi buriho demokarasi itegura ngo strategie technique ntoya ngo zizatuma abaturage bigumura kuri leta iyo niyo ubwo nibwo bugabo bwa Bernard jewe noneho ndabibwiye bamenye Claude ninde hari ingegezi bwa Claude utarize Claude ntiyize mwaba Karitasi mwe oya kwaza maze mireze ukuri ingegera n'ingetura zose n'inkende n'imbeba n'injangwe zose zibanze zimenye ukuri nabonye zanyihaye mukuntuka Claude uzabona FM ntuyizi bazagufunga bazagira gute nta kibazo ni inkora ibyaha nzagirwa inama nintayumvira bazamfunge banyigishe nzabyiga mbyakire ariko nkusomera amakomantere gisubiza abantu isomo ya mbere comment ya mbere kandi uyisomo yisomye yitwa Muhire cyo ni ikigarashubwo yego ngize ubwabo kuyisoma oya nta yisome kibe nta kibazo mfite ngire nabo subiza batagira ngo akubwira ati Claude ushatse wavuga make inzira ntibwira umugenzi Claude cyakoze waba ikigoryi pe ikigoryi ni se ni nyina se na nyina zabita ikigoryi ba nyina senge barumunabe bashikibe abo bose ni ibigoryi kubera yuko bo ntibazi ukuri ntibakunda igihugu kora mwese Vigitwari ahita nanyuraho ahita na pepera abakameramani ntiyapepegewe yapepeye abakameramani bivuze iki rero uriya hakuze hari cyo bita kurumbya uriya ni umutegarugori wabyaye abana be wabyumvise neza ikizabikubwira abana be ntuzababona muri social media ariko icyomanzikazi nka Ingabire Vigitwari cyo kizi ko kirwanira ngo ubutabera ngo kirarwanira ngo demokarasi ngo abene igihugu yani magambo presidente w'ibigarasha byose kwisi yahuye n'uruva gusenya kubera yuko yanze gusubiza ibibazo yabajijwe n'urukiko mama w'ibigarasha umubyeyi w'ibigarasha byose wabyaye ibigarasha byose iyi nkecuru koko ubirabona izagera ku kikoko inkecuru rero iryo jambo inkecuru ryaranagarutsweho mu rukiko bavuga ko ari inkecuru aba social media influencers bamwe muri mwebwe mwanga kuvuga ku bigarasha ngo ntimuzi uko buzacya ngo ntimuzi uko buzira aho muzira mugeze mwabiga Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe yego mfite ibibazo byinshi byo kukubaza ku munsi w'ejo nawe hari igihe ngiye kugucira umugani wawuciye se ngiye kugucira umugani ariko reka mwihorere
kubera icyo wihorera reka nkureke aho ndi buze kugucira neza ukaza kuwumva no muri politike abantu benshi bari kwibaza ati se Pasteur Claude asigara umunyamakuru wa politike usigaye uri umusesenguzi wa politike usigaye uri iki hagati muri ibyo ndi gusoma hano amakomanteri nkagira ubwoba ariko ndibuze kuyanyuramo kugira ngo uze kugira icyo uyavugaho nyuma y'uko umunsi w'ejo witabiriye iburanishwa cyangwa se witabiriye urubanza ruregwamo abantu haruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Mubavu TV n'abandi barwanashyaka b'ishyaka cyangwa se bahoze ari abayoboke ba Victoire Ingabire dore ko Victoire Ingabire yari yatumijwe mu rukiko kugira ngo aze gutanga ibisobanuro Pasteur Claude uyu munsi nkuri hari iri ku mbuga nkoranyambaga nuko Victoire Ingabire yatawe muri yombi nimvuga kuri mu bantu bagerageje kubona Victoire mu masaha ye ya nyuma yo kuba yidegembya ntago ndibuze kuba meshye Victoire Ingabire ejo mureba wabonaga ameze ate mu rukiko mbabarire mpera hahandi aho ne uhereye yego ejo Victoire bamubaje kuri Theo Mubavu TV bati video yaba yarazisohotse yakozwe arayumvise ati Theo ni umunyamakuru w'umwuga niko byose namubaje nk'umunyamwuga kwizera muri kubwe yarahari yarabyumvise ibyo byose namubaje nk'umunyamwuga niba hanyuma icyo navuga Victoire twarabonanye yego wari umwicaye inyuma no cyakora sinagukoze mu kiganza kuba cyo utamusohoje oya ntabwo ko iki utamusohoje buri yaza kuba Paul Kagame nari kumusohoza yo umuntu witira kuba president w'igihugu mbona ameze nk'umuntu mbeze nk'unguse mbona ameze nka kuri kuvugisha kuri kuvuga iryo jambo rito rurivuga iyaza kubanya kwa Paul Kagame nari kubyigana ujya gusuhuza nkana reka mpere kuri kimwe mwicaye nyuma rwose amashusho baza mpere ku kintu kimwe nigeze mba mu ishyaka ryitwa PSD imbera kuri oya wajya ubanza ugategereza reka dukomeze reka ntegereze wabyumvise neza yego nigeze mba mu ishyaka ryitwa PSD riyoborwa na Dr Vincent Biruta uramuzi ndamuzi yahoze banzo vuga ibigo bya Vincent Biruta byibuza nka 3 cyangwa 4 Vincent Biruta nuko yari muri parliament cyangwa se parliament y'igihugu ayobora iki Vincent Biruta yayoboye ni ministeri y'ihera sinibuka ministeri yayoboye Vincent Biruta yabaye ministeri w'ubuzima nyuma ya genocide yakorewe abatutsi Vincent Biruta yabaye ministeri w'ibikorwa remezo Vincent Biruta yabaye n'umunekshinga amategeko ngira ngo yabayemo mutwe w'abadepite Vincent Biruta yabaye Dr Biruta yabaye perezida wa Sena y'u Rwanda manda arayisoza yego y'imyaka 8 yego winjira mu ishyaka bretse se yasoje manda y'imyaka iki 8 neza nyuma yaho yabaye ministeri w'ibikorwa yabaye ministeri w'umutungo kamere ministeri y'ubutaka umutungo kamere ajya kuba ministeri w'uburezi wabyumvise neza nyuma yaho ngira ngo yabaye ministeri w'ububanyi n'amahanga nyuma y'aba ministeri w'ububanyi n'amahanga yasimbuwe na Nduhungirehe Olivier Nduhungirehe Olivier yari ambassadeur mu Buholandi agaruka mu Rwanda ministeri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta ajya kuba ministeri uyu munsi wa none ni ministeri w'umutekano mu gihugu muyandi magambo niyo ministeri w'abapolisi niyo ukuriye polisi niyo ministeri wa polisi umutekano wose mu gihugu za dasoza ibintu nk'ibyo ikintu cyitwa ijambo umutekano w'abanyarwanda biri mu maboko ya Dr Vincent Biruta yashwa neza ra ibiki urishwa neza
ahubwo se wowe uri shuwa ahubwo uri sure wowe uri arige nawe urabona arinde ukwiye kuba shuwa arige yabereye perezida ndi perezida w'akarere ka Nyanza ari wowe nanjye ninde muntu ukwiye kuba shuwa wetoka Pastor Claude ari sure wacana wowe nawe jewe urumva hajya uruvuze ngo ni ministiri w'umutekano Minisitiri w'umutekano mu gihugu Dr Vincent Biruta ikibazo gihari nuko tutapinze iyo dupinga bajyaga kuma akantu yego kwize dukomeze wancina amande iki cyana yego dukomeze Pastor dukomeze umbwire komeza umbwire hanyuma yego ishyaka uryinjiramo ubwo twinjire hehe nk'umunyamakuru kugira ngo numva ukuza aho twahereye winjiye ko wagiye ubu nyuma yani magambo twinjiye aho kubera ndi kubera uwo bita Victoire Ingabire no subira buto nakubajije impamvu wagiye ku rukiko baza wumve yego twinjiye muri PSD kubera witwa nde kubera witwa nde uwayoboye iryo shyaka se ministeri se no nyine twavuze mu mazina nari mvuze ndi usibye Victoire avuze Vincent Biruta Biruta namuvuze nyuma navuze witwa Ntaganda Bernard Maître Ntaganda Bernard kandi ufite ibibazo Maître Ntaganda Bernard yabaye perezida w'ishyaka PSD mu karere ka Ruhango Ntaganda Bernard avuka mu cyahoze cyitwa commune Ntongwe za Kinazi wabyumvise neza nabyumvise avuka mu murenge wa Kinazi mu cyahoze ari commune Ntongwe kera ariho abantu bitwa Barundi Scovejo ni Mutesi yavuze ku Barundi bakoze genocide yakorewe abatutsi yego amateka abantu barayazi bakaba barishwe n'Abarundi ku batutsi bishwe n'Abarundi babaga mu nkambi y'ahantu bita Inyagahama mu cyahoze ari commune Ntongwe Nyagahama ni hafi ya santere y'umujyi cyangwa se santere y'ubucuruzi y'umujyi wa Kinazi yego hafi yahoze ikitwaga habaga ndabyita kasho ndabyita gereza ndabyita iki kasho Nyagahama ho rero habaga inkambi y'Abarundi yego wabyumvise aho niho Maître Ntaganda yavukiye Maître Ntaganda Bernard niho yavukiye muri Kinazi yego wabyumvise neza ndabyumva Pasteur Kinazi mu cyahoze ari commune Ntongwe ubu ni akarere kitwa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo twagiye ishyaka uryinjiramo 2012 2011 wabyumvise neza ndabyumva uryinjiramo aka kantu ushaka ugasimba ibyo kwinjiramo tubyihorere reka washatse ko tubireka dukomeza hano wowe wumva ibyo nkubwira ibyo mbaza nimbiguruka umenye ngo nabigurutse nabyumva ko jewe ndashaka kubwira Ntaganda Bernard ninde wabyumvise neza wabyumvise neza nabyumvise ariko Ntaganda ubundi kuri umudivantiste w'umunsi wa karindwi Bibiliya ivuga ko umuntu uyobora itorero ari umuntu umeze ute birimo Batesalonike batarabe Efesora Timoteyo wa mbere ibice 3 ushaka kuyobora itorero ry'Imana agomba kuba ari umuntu umeze ute kuba uri umugabo w'umugore umwe itorero n'ishyaka ibintu bitandukanye no ntibitandukanye itorero n'ishyaka ibintu bitandukanye we kandi ava muri iki kiganiro ndi umutubirwa wawe Bibiliya reka tuhasome itorero wakose ko turi mu ishyaka ugiye kuzana itorero gute buriya rero reka ushaka kuba nk'aba mupasiteri registration y'ishyaka niyo yitorero ibyo wari ubizi neza byose bibarirwa muri RGB aha noneho nshaka nabireka kubera yuko uhise ugira ubwenge ubundi wari wabuze ubwenge byose bibarizwa muri RGB Timoteyo wa mbere 3 haravuga ngo
iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe abe udakunda impiya wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe ukunda gucumbikira abashyitsi ufite ubwenge bwo kwigisha. Aya magambo Imana iguha umugisha banza ufite ubwenge bw'iki bwo kwigisha. aha ibi bintu ndagira ngo tubigenane neza. Ufite ubwenge bwo kwigisha. Yego. Ntaganda Bernard afite ubwenge bwo kwigisha abanyarwanda. Maître wamuhaye uzikora umunyamategeko ariko Maître ariko hari umuntu umwe yavuze ngo burya injiji ni izize. Kwize niba warize wihangane, niba utari injiji Imana iguha umugisha. Hanyuma twagiye nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe abe udakunda ibisindisha wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe ukunda gucumbikira abashyitsi ufite ubwenge bwo kwigisha. Nese bura Ntaganda Bernard ni inyangamugayo. Ntabwo turagira kuri Victoire ariko Victoire na Ingabire ubwo ndimo ndakwega Victoire munyujije kuri Ntaganda. Kuri Ntaganda. Ntaganda rero ntabwo nge mbana nawe. Ako ni ubunyangamugayo bwe ni wowe. Nese wajya ukiga amateka ya Ntaganda yaranafunzwe hanyuma ukazagaruka kumbaza uzi Ntaganda kuri Victoire. Reka nkubaze nge pasiteri sinzi impamvu utari ku mwanya ngo nkubaze unsubize. Uretse gato so murongo wa gatatu. Utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni ahubwo abe umugwaneza utarwana utari umukunzi w'impiya. Waruzi ko ibigarasha byose rega Ntaganda nawe ndamwita ikigarasha jewe nandega muri RIB kanyitwarira ntibazarega Urugendo TV ntibazarega Impanuro ntibazarega Ikaze TV bazarege Niyonzima Claude. Witeguye ko Ntaganda nakurega uzitaba muri RIB Rwanda Investigation Bureau jewe na Ntaganda tukahurira nkahamagarwa na RIB bamwe batuwitwa Maître Ntaganda Bernard yakureze tuzahahurira. Niba ibyo mvuze mubeshyira niba taratanze yafashe n'amagare 30 niba ari 30 sinibuka gusa icyo nzi cyo yatanze amagare mu karere ka mu cyari komine Ntongwe urabyumva muri Ruhango. Yego. Arangije ashaka gupinganwa na Dr Vincent Biruta wayoboraga ishyaka ku rwego rw'igihugu ngo agaragaza ko ishyaka ntacyo rimariye abanyarwanda ko Ntaganda Bernard mu karere ka Ruhango ari we ufite icyamariye abanyarwanda kugira ngo abarwana shyaka ba PSD bazatore Ntaganda Bernard ashaka guhirika ubuyobozi bwa PSD buriho. Ntaganda Bernard rona Victoire kwafatanya si gitangaza. Yego. Si gitangaza. Ko Ntaganda numwe mu bantu binjiraga no mu barwana shyaka ba PSD akabangisha ishyaka akabangisha ubuyobozi buriho ku bwa Dr Biruta ku bwa Rugenera Mariko ku bwa Dr Ntakuriryaho Jean Damascene wabyumvise neza ndetse n'uwitwaga Mukakanyamugenge Jacqueline wabyumvise. Icyo gihe hari havuyeho vice president wa kabiri yari Dr Ryambabaje yari professeur Ryambabaje Alexander wabyumvise neza bivuze iki Alexander n'umunyenyanza hariya mu Rukari. Ntaganda Bernard rero ni igisahiranda ni igisambo ni imbwebwe. Oya kibazo cyawe nawe rero yewe ngo ni iki pastor? Imbwebwe cyari cyo imbwa y'ishyamba. Ishyamba se buriya wowe urabona Ntaganda yamukira mu ishyamba bigakunda. Ntaganda Bernard urabona yamukira mu ishyamba bigakunda. Oya byakunda. Imbwebwe imukira he? Imbwebwe rero oya ntabwo ari imbwebwe. Ni iki? Ntabwo ari cyo. Ni iki? Ahubwo
ni umurwayi wo mu mutwe ushobora kujya Indera. bamusabira kujyanwa Indera ntabwo ari imbwebwe. Reka tumwite Ntaganda Frere ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe. Muranyihanganira ndifashisha amajwi yo kwa Eric Bagiruwubusa Ibi Official. Eric Bagiruwubusa umunyamakuru wahoze ari umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika. Kubera yuko uyu mugabo Ntaganda Bernard ni umuntu ejo yari ari ku rukiko rukuru rwa Kigali. Yari yaherekeje Ingabire Victoire. Yahavuye ajya no kumutabara niko numvise ariko. Oya binavugwa yuko ari we wajyaga uringaniza iby'umugabo mu Buholandi adashoboye. Oya se kandi. Ariko se wagiye. Pastor ntacyo nayo rero. Ibyo nivugiye. Ujye ubivuze kandi ubivuze. Ngo Ntaganda yakoraga iki bisubiremo neza. Ntaganda yajyaga ashyira ku murongo ibyo urumva ibyo umugabo mu Buholandi yaraniwe gukora. Urumva hanyuma bagira Eric Bagiru komera inshuti yanjye Kosonte ujye usoma komantere amundi kone kwandika komera inshuti yanjye Korode je se komantere zintwaye ese ujye usoma komantere umuntu kukubwiye gutyo mumeze mute uyu ni bari Eric Bagiruwubusa mumeze mute amakuru avuga ko madame ukurikije uracyakurekera aho ngaho uyu mugabo Bernard Ntaganda Mitre uyu mugabo Bernard Bibiliya avuga ngo utabasha kuyobora urugo rwe yabasha ate kuyobora itorero ry'Imana. Yego. Niba yarananiwe gushaka umugore akarya wenyine arya amandazi yo ku muhanda arya udushyimbo tw'inyabirambo mu biryogo arya ibidiya arya capati atunzwe na capati atunzwe n'intuze ni senene wabyumvise babana ariko senene hano ngira ngo ntabwo zikuze hano iwacu ntabwo zihabi Bugande niho nabonye bakunda kuzicuruza cyane ukuntu na Tanzania bivuze watunzwe n'amacapati. Metre Ntaganda Metre Ntaganda Bernard oya ni bya Metre ntabwo mbizi umunyapolitike iwa kwa sose ntabwo byumva se kabyihamiriza ubwe. Bernard uyu nguyu ni igisambo ni umugabo w'igisambo Bernard twabanye mu ishyaka ryitwa PSD genda muzi neza wabyumvise neza ndabyumva wabyumvise neza mwarabanye Ntaganda Bernard ni umunyentongwe mu majyepfo mu karere ka Ruhango uyu munsi mu cyahoze cyitwa komine Ntongwe za Kinazi. Ramutse ubajije Sadate Munyakazi azi Ntaganda Bernard si uw'iwabo se ntiwabo muri Ntongwe urabyumva neza. ndabyumva cyane. Hari abantu rero bibisahiranda uyu ni igisahiranda abashaka kurya amafaranga ba diaspora no kubumvisha neza yuko afite ishyaka rikunzwe ishyaka rikomeye ishyaka ntako risa ishyaka ibintu nk'ibyo. Uyu Ntaganda Bernard ubundi kuki bafashe Victoire ubundi urukiko rwagomba kuvuga ngo Ntaganda Bernard na Victoire barije Victoire yari yicaye ibumoso Ntaganda yicaye iburyo wabyumvise neza bivuze iki rero umugore n'umugabo iteka umugore yicara ibumoso bw'umugabo umugabo yicara iburyo umugore akicara ibumoso. Yego hari ikintu ugiye kwibaza ati kuki Ntaganda yasigaye nicyo ugiye kuvuga kuki yasigaye oya se kandi neza ni bafatanyije Bernard afatanyije na Victoire ibyo byumvikane neza. Yego
nakubaza ikibazo kimwe mbere wenda weka twinjire kwa Victoire Ingabire uza amagambo Bernard yigeze kuvuga yigeze kubwira amagambo FPR inkotanyi aravuga ngo tugabane niwanga bigire gute bimeneke warayumvise ntiwayumvise dukomeze kibazo cyagiriga mwebwe tugabane niwanga mwebwe mumeze nk'abapasteri mu Rwanda hano bamwe mu bapasteri bashaka kwigira nyoni nyinshi badashaka kuvuga ntibirumveho iyo mbwirije mu rusengero telefone icaci biri online iteraniro ryacu biri online ntago tuza abatura baribo niba ari bigarasha bitura ntitubizi niba ari biki bidatura ntitubizi amaturo duturwa ntituza abayatura baribo bene abo bapasteri nabo jewe ndaje bagarukane ubazize iki se kandi niba witwa Mbayahaga ikibazo tugiye Burundi kandi tutarasoza kwa Victoire na ntuze na Ntaganda tuze kugaruka ku bapasteri b'u Rwanda uze gufata Mbayahaga umuzane mu bapasteri b'u Rwanda hanyuma uzane na Bishop Rugagi ariko hagiye abantu bavuga ngo idini ngo na politike ngo ntibikwiye kwivanga ariko turibuze kubiri katubanze twihere kuri tuve kwa Victoire tujye kwa Victoire watu umugabo yari yicaye aha umugore yicaye aha Victoire jo mu rukiko reka baze mbire muri kamera neza yego umugabo yicaye aha umugore yicaye aha ni izina ry'Imana yo mu ijusi nkubeshye akose ko batashyengiranye ko tubizi neza ko umugabo wa Victoire aba hanze ko Victoire yanavuze ati leta y'u Rwanda yambuje kujya gusura abana banjye n'umugabo uravuga ko Maître Ntaganda na Victoire ari umugabo gute ubu aba bicaye bate urabashingiye wowe banze bwire aba bicaye gute baricaranye nyine bazubwire uri buryo ninde bategereje pasteur uri buryo ninde uri buryo ni Ntaganda ibumoso hari inde ibumoso hari Victoire Ingabire aha ni hehe aha ni hehe aho hawe aha hanje ni hehe ni ibumoso wowe uri hehe nge ni ibumoso uri ibumoso uri hano ari hehe ari iburyo bwawe none se wowe yureba ugasanga Ntaganda ni president fondateur wa Green Party wanuze wa PS imbera kuri ni kwa byivugira ariko nge ntabwo mbizi hanyuma Ingabire Victoire yitwa kari president fondateur wa Darufa umurinzi urabona bicaye nk'umugore n'umugabo cyangwa bicaye nk'abantu basanzwe bicaye nk'abarwanashyaka babiri bahuje nawe ushobora kuzakuvumbura ikintu umunsi umwe n'ubutitone nawe zakuvumbura none se wowe Ntaganda Bernard kuba Victoire afite umugabo mu Buholandi yego atamwandikiye ngo Bernard aba yaje avuga ati gena hamagaye n'umugabo wa Victoire uba mu Buholandi niyo mpamagara bamwe ati mvuye ku rukiko yego ibintu ntabwo byari bimeze neza wambwiye yuko bagiye gukunkora iperereza uhamagare Ntaganda Bernard yego ase kuza ko dutandukanye na Bernard yego kubera icyo atahamagaye Victoire atahamagaye umugabo we we yita umugabo we wo mu Buholandi agahamagara Ntaganda Bernard ngo niyo wahageze bwa mbere niwe nshuti yakadasohoka gire niwe umushimira hahandi wabyumvise neza niwe umushimira hahandi atishima wabyumvise neza Ntaganda Bernard niwe mugabo we wo mu Rwanda Ntaganda Bernard gusa wafata umusambanyi yaragize akajya kuyobora abanyarwanda Victoire muri mu Buholandi yego amaze Victoire abahorandi ababa mu Rwanda ba diaspora ba mu Buholandi bose se ni magenda kuri diaspora natwe dufite abatubwira ibyo mu Buholandi batubwira ko Victoire n'umugabo we bari bamaze igihe batararana batabana wabyumvise ko Victoire yari yarabwiye umugabo we ngo nimbwa wakita umugabo imbwa yarangiza kongera akaba umugabo mu gitanda ariko se bite bya wowe wakumvise ibyo nivugira mpamvu itiyoboka Ntaganda se wese none se wowe wasesenguye kuri umunyamakuru niyo mpamvu guitiyoboka Ntaganda Bernard bivugwa ko yari yaravuganye na Victoire Victoire kiba mu Buholandi
na Ntaganda nuvuga ngo Victoire yabonaga Ntaganda Bernard akora ibintu byo kwigumura no kugumura abanyarwanda no kugumura bamwe mu banyarwanda wabyumvise abagumura ngo ni PS imbera kuri ngo ishyaka ry'ukuri ngo ishyaka rikomeye ngo ishyaka ibi nibi ridashinga ritabyina wabyumvise neza ndabyumva cyane uyu Bernard bivugwa yuko yasambagije umukobwa mu Ruhango iwaba havuka mu karere ka Ruhango yego arangije mu ishyaka PSD bamubonaho ibintu by'imico itari myiza nibivugwa ntabwo ari gihe wabibonye biravugwa wabyumvise neza wabyumvise neza Ntaganda Bernard bivugwa ko yasambagije umwana w'umumineri usibye ko ngo yacecetse wabyumvise neza subiramo umwana niwe wacecetse umwana gusa simuzi wabyumvise ariko biravugwa muri Ruhango noneho ngo arangije Bernard uyu nguyu yitandukanye n'ishyaka ahita asezera avuga ati perezida w'ishyaka biruta Vincent Dr nabimenya noneho baransezera nabi mu ishyaka pest abagiye aryo wabyumvise neza Bernard arisezerera yandika urwandiko rusezera ibibazo bitaraba yego wabyumvise ayo ni amakuru twe twitwegera dukwega muri oreforo zacu yo kwa Ntaganda Bernard Ntaganda w'umunyentongwe muri Kinazi hariya mu karere ka Ruhango uyu munsi wa none Bernard Ntaganda niba yumva Bernard nibo namubeshyera nagera atanga ikirego muri ribu duhurireyo uzitaba none se nitabye nakitaba ntabwo ari kazi zitaba si urugendo ruzitaba si impanuro ruzitaba ngewe uzitaba ngewe noneho rero Ntaganda Bernard ikimenyetso Bernard yari perezida wa PSD mu karere ka Ruhango nanjye ndi perezida wa PSD mu karere ka Nyanza mu mirenge 10 ya Nyanza mu Kingo Rwabicuma Nyagisozi Busasamana Myazo Kibirizi Muyira kubwiza ukuri Kigoma Mukingo Busoro habusa sinyirangije yobaye president warabaye imirenge 10 yobaye president 10 yarangiye cyane yarangiye reka dusubiremo uyibare yego Cyabakame umwe Rwabicuma kabiri Nyagisozi gatatu Busasamana kane Mukingo gatanu Kigoma gatatu Busoro karindwi Muyira umunani Kibirizi 9 Nyazo 10 yabaye president ayoboye akarere nawe uyoboye nawe yarayoboye akarere ka Ruhango nawe uyoboye nanjye nyoboye Nyanza kandi munahana idarapo ryabaga hehe hariya imbere yo kwa Rubangura hakurya y'umuhanda gutya nabonye niba barahashize clinique ibintu nk'ibyo abakoze amahano jewe nari perezida w'ishyaka PSD mu karere ka Nyanza icyo gihe jewe ubwanjye uhana imbibi na Ntaganda ingegera noneho n'ibicucu byose biza bivuga ngo ngo korada nti mabere yiwanyu ubu murabaga ishyaka PSD ariko se mwebwe ryashyizeho umuntu utarize mwebwe mwabindagarika urumva hanyuma icyo ndakuvuga rero kwiza wihangane urumva jewe niba mbeshya yego mpamagare umwe mu batanga buhamya wari umunyamabanga wanjye muhamagare wumve pastor uyu muhamagara oya muhamagare mu kiganiro ubyumve reka twinjire muhamagare ubyumve oya muhamagare ubyumve oya wihamagara babarire wihamagara reka twinjire uko ndikora n'iminota 3 tutwara jewe dufite byinshi byo gutangariza abantu jewe nimvuga Bernard Ntaganda bumve ko uza amagambo Bernard yatubwira ahantu bita kwisana igikondo muri za 2010 muri ahantu mwiherereye tujye hari habaye inama y'ishyaka PSD ku rwego rw'igihugu avuga ngo iki aratubwira ngo ariko ngo mwarese tukigumura kuri biruta tukamweguza wabyumvise neza wari Ntaganda Bernard
bamwe muri twebwe rero turamubwira ngo ariko se uramweguza uri nka biriya wahera hehe weguza Dr Vincent Biruta kumweguza mu ishyaka yego wabyumvise neza wabyumvise neza nabyumvise noneho rero sasa urafata ute umugabo nka Bernard oya umuntu nka Bernard ntabwo ari umugabo kuko umugabo ni umugabo wubatse ni umugabo ufite ibigwi byiza ni umugabo ufite amateka ni umugabo w'inyangamuga ejo twari turi kumwe mu rukiko ndabwira se ko wagiye noneho ntuntware wari uzi kuri perezida wa Ruhango ni perezida wa Nyanza aho wagiye hafite ishaba ko agiye utamamaga ngo tujyaneyo akubwira ngo kwiza sinema wajuru byumva nagira ngo mwumve wari kuvuga ngo si umugabo ariko hari abantu bavuga ko ari umugabo urwanira iki demokarasi iki demokarasi yo gufungisha abantu avuga ko ari umugabo urwanira demokarasi itegura inama yo kugumura abaturage kuri leta abaturage bakigumura kuri leta demokarasi itegura inama ifatanye na Ingabire Victoire yo gukuraho ubutegetsi buriho demokarasi itegura ngo strategie technique ntoya ngo zizatuma abaturage bigumura kuri leta iyo niyo ubwo nibwo bugabo bwa Bernard bakubajije abagabo nyabagabo wazana ntaganda Bernard kuri bamwe n'umugabo urwanira harabonye numva Jean Claude Kwizigira uramuzi kuri RBA Myakuro Sport uramuzi Jean Claude Kwizigira ushakishe nimero ye umubwire ngo Pastor Claude niyo nzima Claude ubu ni pasteur kuri social media uramuzi uba kuri social media uramuzi uriya niwe waje gukavaringa inkuru yanjye nka televiziyo y'u Rwanda inyanza wabaye iki aho bita kuri aho wari wabaye iki nabaye perezida w'ishyaka rya PS inyanza nakubwiza ukuri pastor nubwo buretse baza wumve se jewe ubundi haraba njya mbona ngo buretse se bavuga ngo wabyumvise neza jewe noneho ndabibwiye bamenye Claude ninde hari ingegezi zivuga Claude utarize Claude ntiyize mwaba Caritas mwe nahaga perezida Biruta raporo perezida icyo gihe uzi wari we uzi yarinde yari perezida wa Sena icyo gihe aho niho utinyira Claude icyo gihe Vincent Biruta yari perezida wa Sena wabyumvise neza yego pastor reka twese swanze wumve baze nguhereze ukuri baze oya kwaza maze mpereze ukuri ingegera n'ingetura zose n'inkende n'imbeba n'injangwe zose zibanze zimenye ukuri nabonye zanyihaye mukuntuka kora dusabona FM ntuyizi bazagufunga bazagira gute nta kibazo ni inkora ibyaha nzagirwa inama nintayumvira bazamfunge banyigishe nzabyiga mbyakire ariko nkusomera ama commentaire gisubiza abantu isomo ya mbere comment ya mbere kandi isomo yisomye yitwa Muhire cyo ni kigarashubwo yego ubwo kuyisoma oya nta yisome kibe nta kibazo mfite ngire nabo subiza batagira ngo akubwira ati Claude ushatse wavuga make inzira ntibwira umugenzi Claude cyakoze waba ikigoryi pe ikigoryi ni se ni nyina se na nyina zabita ikigoryi ba nyina senge barumunabe bashikibe abo bose ni ibigoryi kubera yuko bo ntibazi ukuri ntibakunda igihugu iyo umuntu adakunda igihugu Bibiliya iravuga ngo nimwemera mukumvira muzari ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabatsemba ibyo rero ni ibigoryi tsiritsiri Muhire uri ikigoryi urenze ibigoryi bibaho byose twagiye Mugwaneza arakubwira ati icyo nzi uretse ko urahubagurika agaciro kuriya mubyeyi ntako wakigezaho wacyohewe ejo nari navuze ngo yambaye nk'ababyeyi bambara neza ku kiganiro cya mbere nakoze ejo Victoire nari navuze ni rwose yaje yambaye nk'ababyeyi bambaye neza ababyeyi bambara neza barambara bakikwiza niko yamwise Victoire ahita nanyuraho ahita napepera abakameramani ntiyapepeye yapepeye abakameramani bivuze iki rero uriya ntakuze hari icyo bita kurumbya uriya ni umutegarugori wabyaye abana be wabyumvise neza
ikizabikubwira abana be ntuzababona muri social media Yego. abana bavitwa ntuzababona barwanya leta y'u Rwanda kubera ko nta nyungu babifitemo inyungu bishakiye abazungu inyungu bibera mu Buholandi cyangwa se mu bindi bihugu bo ntibazi ibyo barwanira ariko icyomanzi kazi nka Ingabire Victoire cyo kizi ko kirwanira ngo ubutabera ngo kirarwanira ngo demokarasi ngo bene igihugu demokarasi tabiroma mu bapadiri mu bagaturika baratoye banza wumve se Yego. noneho rero buriya i Roma mu Butaliyani Yego. nyakubahwa aruhukire mu mahoro papa Yego. aruhukire mu mahoro uwamusimbuye bashyizeho abakandida Yego. baratora kandi mu gutora kwabo bakoresheje udupapuro barandika Yego. mu kwandika rero bafite uwo batoye bemeraga babonaga ko ari inyangamugayo babonaga ko yaba papa babonaga ko akwiye kuyobora kiliziya gatolika ku isi yose baramutora bamutora ku majwi menshi cyane nose uriya kuvuga ko nta bandi bari biyamamaje nawe Bari bahari. Yeah? Bari bahari nta matora y'umuntu umwe abaho. Okay. None se Ingabire Victoire ushyiraho ko ugera mu Rwanda yarangiza agera ku rwibutso rwa Gisozi akazana amagambo adasobanutse Cakobiri. y'amacakubiri aryanisha abanyarwanda asubiza abanyarwanda inyuma iyo bavuye muri 1994 bene uwo nguwo ni gute yaba yarazanye iyo demokarasi iyo ni demokarasi nyabaki demokarasi tubaka abanyarwanda itabashakira iterambere ahubwo ibashakira isubira nyuma iyo ni demokarasi yabaki kuruta Paul Kagame oye ku gipfunsi twagiye abantu bari yewe nemera Paul Kagame nabo bafite abo bemera perezida wanjye ni Paul Kagame baravuga ngo umwami nkorera zampemba Kagame azampemba ampemba umutekano ampemba iterambere ampemba sociale ampemba imibereho myiza y'ubwo niyo sociale ampemba kuryama ngasinzira nkizigura ampemba kwishyira nkizana nkakora ibyo nshatse kubera umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kiyobowe nande na perezida wa Repubulika Paul Kagame izo ngegera zimwica zivuga ngo yapfuye zikazana amafoto Kagame yarapfuye bwabwe izo ni ibyo ni bicucu twagiye soma yindi yewe niteguye gusubiza commentaire zabo uyu munsi undi ati tugomba guhaguruka tukajya mu mihanda tukamagana akarengane imihanda ya hehe karimo gukorerwa yo mu Faransa se yo mu Birigi yo mu Budage hayi wigeze ubona imwe n'imwe ya video niwe munyama erega tumunyamakuru hari yewe ndabazwa wowe uri umunyamakuru wewe uti hari ibintu nabonye badusubize commentaire yimbwiye uyu nguyu uri kuvuga ko agomba kwamagana ihohoterwa rikorerwa Victoire Muhozi Ingabire uwo nguwo yavuye mu Rwanda akoze jenoside yakorewe abatutsi yisha abatutsi muri 1994 uwo nguwo niyo mpamvu ashyigikiye Victoire kuko ibyifuzo bya Victoire nibyo ibigarasha byose muyandi magambo presidente w'ibigarasha byose ku isi yahuye n'uruva gusenya kubera yuko yanze gusubiza ibibazo yabajijwe n'urukiko tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo rero urumva urukiko ntabwo rwanyuzwe n'ibisubizo yahaye urukiko amaze gusubiza ibi bisubizo rero bitajyanye urukiko rushyiraho iperereza rusaba ubushinjacyaha ko bukora iperereza ryimbitse kandi mu minsi 15 bakazasubuka urubanza rugasubukurwa tariki ya 20 aho Victoire afite abambari b'ishyaka rye bageraga ku 9 icyakora umwe yaramwihakanye witwa Theo Umubavu TV umunyamakuru yaravuze yuko wari umunyamakuru kandi w'umwuga ibyo yakoze byose yabikoze nk'umunyamakuru w'umwuga ko yabibazwa nk'umunyamakuru w'umwuga ko atabibazwa nk'umunyamakuru katabibazwa nk'umuyoboke wa Darufa umurinzi bivuze iki rero mu yandi magambo ibigarasha byose byahagurutse urumva papa cyangwa mama yahuye n'ikibazo bamwitayemo wabyumvise neza papa cyangwa mama w'ibigarasha umubyeyi w'ibigarasha byose wabyaye ibigarasha byose uhagarara ibigarasha byose niyo mpamvu yagize gute byahagaze ariko ku rwange ruhande
bavuze ngo umwami nkorera azampemba. Jewe nkorera igihugu cy'u Rwanda, nicyo mwami wanjye. Igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, gifite iterambere, gifite uburezi bwiza, gifite ukwishyira ukwizana kwa buri muntu. Mvuga ibyo nshaka bipfa ko bitabangamiye iki Rwanda. Ibindi byose navuga byo ku mihanda n'ibiki byose mfite uburenganzira. Ariko ko reka mubaza akabazo gato wenda tukiri muri izi commentaire. Jewe ntutinye kwisoma iyo ari yo yose. Ntutinye gusoma commentaire. Ndashaka kubasubiza. Reka mbanze nsome ingiye. Iri ku kiganiro kihe? Iri ku kiganiro cyawe kiri kuri channel y'Urugendo TV mwakoze ejo ku rukiko. Ikibazo hari ibiganiro bibiri sinzi niba ari ikihe. Ikiganiro kindi cya mbere mwavugaga ko Ingabire Victoire agejejwe imbere y'urukiko. Uyu yavuze ngo Kigoryi Korode yego urahura koma uba urishimisha wangu ariko urahubuka shaho ngo umubyeyi umumama Korode ahaho uzibeshya mu nkuru unyere gato gusa ngo zabuguye mu musarani uwo nguwo ureka mubwire ngo ntabwo yasobanukiwe impamvu kubera ko nari nabahaye agahenge navuze ko Victoire yari yambaye nk'umubyeyi wambaye neza ubundi hari abiyambika nk'indangamirwa nk'ibiki byose hari imyambaro Victoire yajyaga yambara yajyaga mu biganiro niba ari ku macana amwe namwe sinshaka kuyavuga yibigarasha biba hano mu Rwanda amacana amwe namwe adasobanutse ugasanga yambaye akajipo kagera aha ibintu bigeraho ugasanga harimo harabura gatongo yanike tekinike diru kwaje kwa Chine noneho ejo ndavuga ni yaje yambaye nka ababyeyi ko bambara noneho yaje yambaye nk'ababyeyi uko bambara uwo musubize nawe rero uwo ntabwo navugaho byishikuwo ndumva yenda gusa n'uwo mu bacu yagiye inama gatoya hari undi wo mu bacu uri kuvuga ngo iyi nkecuru koko ubirabona izagera ku kikoko inkecuru rero iryo jambo inkecuru ryaranagarutsweho mu rukiko bavuga ko ari inkecuru hanyuma Ingabire Ivu mukecuru hari abahita bavuga ati inkecuru ariko si ugupfobya cyane umuntu we yaravuze ngo bamwita umucamanza yaramaje ngo witwa nde Ingabire Victoire Umuhoza ngo nayandi mazina ugira ku ruhande ati ntayo ati ko hari ayandi mazina twumva se yaba yaravuzwe aravuga ati jewe nitwa amazina menshi nitwa abantu ntibabuza abantu kuvuga ibyo bashaka ati ro kuri ibyo kubw'ibyo byose ntabwo jewe nabuza abantu kuvuga ibyo bashatse n'andi magambo rero kumwita Ivu Umuhoza Victoire Ingabire ntabwo ntacyo bimutwara hano harimo commentaire nyinshi ntasoma kuko nzisomye hagiye nabane ni gusanzubiriza ibitekerezo byabo hari n'izirimo ziba amacakubiri zaramimwe twumve kandi zitari zaramimwe twumve ndahita nyisubiza aya pastor ya okay sawa hanyuma rero ikibazo nanjye kukubaza wansubiriza uyu Victoire Ingabire nubwo uyu munsi yatawe muri yombi yego n'umuntu watashye n'umuntu yafunzweho aza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika amuha imbabazi arafungurwa na nyuma y'uko afunguwe Victoire yakomeje bya bikorwa bye kandi na nyuma umukuru w'igihugu ntago twabura kuvuga ko yagiye amukebura inshuro nyinshi zigiye zitandukanye kenshi muri discours ati Ingabire se uyu nguyu duheruka kurekura abantu bagiye bakurikira ibyo bintu kenshi cyane yego ariko Victoire aranga arakomeza kugeza uyu munsi ibyo yaherewe imbabazi ntiyabiretse ahubwo yarakomeje kugeza uyu munsi akomeza gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'abanyarwanda ibi bintu bya Ingabire n'icyo bibonamo kuba umuntu yafungurwa kubw'imbabazi ariko ibyo afunguriwe akabikomeza n'icyo bivuga pastor Victoire yahawe nibyo koko ageze mu Rwanda yakoze ibikorwa bitandukanye birimo gufata abana b'u Rwanda batuye mu Rwanda b'abatura Rwanda abashyira mu macakubiri abigisha amacakubiri abigisha mu ivangura kandi mu by'ukuri ivangura mu Rwanda ni kimwe mu bintu tudashobora guha urwaho ni ikintu tudashobora kwihangana na gatoya aramutse ikibazo gihari rero abanyepolitike benshi bamwe na bamwe
bavuga ko ngo baharanira uburenganzira mu Rwanda, ngo baharanira politike, ariko aho kugira ngo bazane ibitekerezo byabo bwite, mbese mu yandi magambo bifata abanyarwanda ku mitima yabo, bikabereka iterambere, bikabereka imibereho myiza y'abaturage, bikabereka ubuvuzi, bikabereka umutekano wo mu Rwanda kiraza, kuko umutekano nta muntu waza wuhiga na nyakubahwa perezida wa repubulika ku cyitwa umutekano. Perezida wa repubulika ni uwa mbere, ku iterambere ni uwa mbere, imibereho myiza y'abaturage ni uwa mbere, ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ni uwa mbere, kubera yuko nibwira ko ntawe uzaza avuguruza ubuhinzi n'ubworozi bwo mu Rwanda, ntawe avuguruza umutekano mu Rwanda, ntawe avuguruza iterambere, ntawe avuguruza imibereho myiza y'abaturage, ntawe avuguruza ubuvuzi bwo mu Rwanda, uburezi ni uko. Rero ntawe uza agaragaza ati jyewe abana bazigira ubuntu kuva muri kaminuza y'u Rwanda kugera muri garidiyeni, ntawe uza abivuga ngo atwereke n'uburyo amafaranga hazaturuka, atwereke ko nta misoro abanyarwanda bazatanga. Wabyumvise neza? Atwereke ati nta misoro abanyarwanda ntawe uza avuga ati jyewe nzakuraho imisoro, hanyuma mfite amafaranga, mfite ikigo nzakuramo amafaranga ku buryo abantu batazasora, ngo bubake imihanda nijyo uzayiyubakira. Ibintu ntawe uza bitubwira. Yava heza, kubera yuko uwaza bivuga ngo nibwira yuko se yaturuka he, kuko imisoro niyo nkingi yo kubaka igihugu y'iterambere ry'abanyarwanda. Imisoro niyo ituma tunyura mu mihanda myiza, niyo ituma kaburimbo zubakwa, niyo ituma amavuriro yubakwa, niyo ituma amazi meza tuyabona, niyo ituma amashuri meza tuyabona, uburezi butera imbere, niyo ituma umutekano wiyongera. Kuba wumvise ko mu minsi yashize wumvise ko nyakubahwa perezida wa repubulika yatashye uruganda rw'imbunda rukora imbunda hano mu Rwanda. Wabyumvise neza? Babandi bategura ngo Sukhoi 57 ngo bazagura Sukhoi 57, babandi Sukhoi dufite ntabwo bazizi. Wabyumvise? Ntabwo mvuze umuntu, babandi ntibabazi se bo ngabo babandi nyine. Ariko se uhana bavuga ubundi byaba bidutwaye iki? Bamwe bavuze ijambo ngo mu Kirundo hari warivuze mu reka tuvuge babandi, reka tuvuge babandi. Rero ntabwo bazi intwaro u Rwanda rufite. Yego, u Rwanda ahantu maze gutabara gutanga umutekano, u Rwanda nyirizina rurihagije ku mutekano. Ibihugu byinshi u Rwanda ubwarwo rufasha Cabo Delgado muri Mozambique, Central Africa, muri Southern Sudan, muri Somalia, muri Central Africa, muri ni Mozambique, Central Africa 2, Somalia 3, Sudan y'Amajyepfo 4, ni heshi tutibuka, ari naho tutibuka. Ariko iyo twavuga ni iki? Icyo twavuga ni ikihe gihugu kigaragaza ngo twagaruye umutekano muri ibi bihugu bigari, muri bihugu by'ibiyaga bigari? Ni ikihe gihugu kitwereka ngo twagaruye umutekano mu gihugu ABCD? Ntibavuge Somalia yonyine gusa, ko Somalia bahuriyeho n'ibindi bihugu. Wabyumvise neza? Somalia bahuriye n'ibindi, ariko u Rwanda, ingabo z'u Rwanda hari aho zakandagiye arizo zonyine gusa, rudori zonyine, nta zindi ngabo zihahuriye nazo. Zigarura umutekano mwinshi, abene gihugu b'icyo gihugu barishima, baranezerwa, bamererwa neza, baravuga bati nta kindi gihugu gifite security, gitanga umutekano, gifite umutekano, kigarura umutekano mu bene gihugu bacyo, usibye igihugu cyo mu Rwanda, ingabo z'u Rwanda. Hanyuma ibyo bihugu bindi nabyo biza biharanira. Muri iki gihugu nta wundi mu perezida ndabona kwisi ufite gukunda bene gihugu biwe, kubashakira iterambere, kubaha umutekano muzima, kubaha iterambere rizima, uburezi buzima, ubuhinzi bukwiriye, ubucuruzi buri mu iterambere n'ibindi, usibye Paul Kagame. Hari undi wabonye? Nta wundi. Oya, hari undi wabonye? Hari uwo wumvise usibye nde? Paul Kagame. Hanyuma twagiye none se Ingabire Victoire arategura gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi
bahirika ubutegetsi bwa Repubulika y'u Rwanda ya Paul Kagame iyobowe na Paul Kagame niba atanga umutekano muri Mozambique u Rwanda rusagura ibindi bihugu rwasaguriye Mozambique rusagura Somalia rusagura Sudani y'Amajyepfo rusagura Central Africa rusagurira sinzi n'ibindi bihugu rusagura n'ibindi bihugu hari ibindi tutavuze ibintu nk'ibyo erega n'u Burundi buriya igihe isoko rya Bujumbura ryacyaga muri za 2010 na kangahe indege z'u Rwanda zagiye kuzimya umuriro mu isoko rya Bujumbura akona ko wagumvise ndakumva cyane harya mbayahaga ibyarabizira Mbayahaga Apotre Mbayahaga ibyarabizi ko Apotre Mbayahabi Mbayaki Mbayahaga ni ukuba ahantu habi kwaga na ahantu mvase kwaga na ahantu mbese mu yandi magambo ushobora kububyigana n'abantu ukaba ubaye ahantu habi atari heza yego wabyumvise neza Apotre Mbaye habi yego hanyuma Apotre Mbayahaga niyumva iki kiganiro yibuke neza ku Rwanda ingabo z'u Rwanda zabafashije ingabo z'u Rwanda wabyumvise neza ingabo z'u Rwanda ishami z'ingabo ry'ingabo rirwanira mu kirere wabyumvise neza yego Air Force ryitwa ngo iki Air Force ryitwa ngo iki Air Force oya yegereza mikoro ryitwa ngo iki Air Force ryagize iki ryagiye kuzimya ryohereje iki byatanze ubutabazi Burundi bw'iki ngiri imodoka indege y'iki bohereje indege ijya kuzimya isoko rya Bujumbura ryari ryahiye icyo gihe rero mbaye habi ubitekerezeho ubyumve hanyuma nawe utubwire uti Burundi bwakoze iki n'iki ku butegetsi ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame CNDD-FDD yakoze iki n'iki i Kigali mu Rwanda cyangwa mu Rwanda icyo ntiyakibana nko kumutuka nyine nanjye namubajije u Rwanda rwohereje indege ijya kuzimya isoko rya Bujumbura bari twitse yego hari n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye u Rwanda rwakoze i Burundi abarundi muhezagirwe muhabwe umugisha ariko mbaye habi abitekerezeho kuko uyu munsi wa none ndamufata nka Ingabire Victoire ni bamwe hanyuma ikibazo nkubaza twigeze kubona video y'uwitwa Apotre Mutabazi yego avuga ko ari kugira usoze yego reka ngire nsoze avuga ko Victoire Ingabire akwiriye a bullet in a head ntago nge navuga mu Kinyarwanda ariko what is a bullet in a head isasu mu mutwe avuga ati nge mbaye ndi mufatira imyanzuro nuko umurasa mu mutwe kibazo Mutabazi nawe nawasiga agaragara nk'umuntu utagira ukuri kubera twagiranye gahunda ko ari buze akatubwira numvise ko hari ibintu ngo yasohoye ko yagaragaje ko asaba miliyoni 300 ingahe Ingabire Victoire urumva ntabwo babibonye cyangwa nababibonye hari ibyo nabonye ariko ibya miliyoni ntabyo nabonye binsomere reka muhamagare kuko ubu urumva Mutabazi nawe ni wa muntu ukunda we yavuyeho cyangwa Mutabazi ni umuntu ukunda ibintu by'agakoryo gihe kiganiro mba nimugomba kwitegura battery zose zishoboka inyandiko Apotre Mutabazi yashyize ku rubuga yego rwa Twitter yego witwa Mutabazi Kabarira Maurice yagize ati yafashe ifoto ya Victoire Ingabire ari mu rukiko arayipostinga yandika inyandiko ivuga uti wankozeho inyandiko mpimbano ugamije kumfungisha wiyandikira inyandiko ijejeta ubujiji uyitirira abavoka bawe ngaragaje ko wakoze copy paste ya address zabo ugakataho phone number y'uwa England wongeyeho ushyiraho namba ya nyoko mu Buholandi ahita avuga ati wongeyeho namba ya nyoko wongeyeho namba ya nyoko uri mu Buholandi ahita avuga ati RIB ni gukomeze nzane ikirego ndakubwiza ukuri
ese pastor wenda tugana no ku musozo Victoire Ingabire nubwo yatawe muri yombi ariko bitewe n'ibyo turi kubona kuri social media ni umuntu umeze nkaho hafite abantu b'abakunzi benshi cyane bitwa ibigarasha twabonye mu kanya hari ikigarasha cyari kiri kuri live cyitwa Gasupari Musabyimana Gasupari sinzi niba wakibonye ntabwo narebye wabimbwira ibyavugiwemo yego kirimo kiragaragaza amashusho y'abantu bari ahantu barimo barakoranga igisa nk'imyigaragambyo bavuga ati ngo free Ingabire free Ingabire free Ingabire ibi bigarasha byose nicyo bibwira bishyigikiye Ingabire Victoire mu by'ukuri ku rwange ruhande Ingabire Victoire nibwira yuko ntabwo ari umunyarwandakazi ukunda igihugu ibaze ko no kubwira umuntu mwaramutse bisigaye ari ingume ibaze niba umuntu ataguha na mwaramutse akureba ubwo yakugoboka uri mu mage koko nyamara abantu twarahindutse uyu ni Mutabazi taga message kubigarasha kubigarasha rero ku rwange ruhande byatangiye gusakuza ku rwange ruhande ibigarasha mu by'ukuri yashimuswe biti gutya na gutya Ingabire Victoire arahari nkuko ubugenzacyaha RIB bwabitangaje urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kubitangaza fungiye Remera urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kubitangaza hanyuma rumaze kubitangaza ruvuga yuko Ingabire Victoire Umuhoza afungiye kuri station ya RIB i Remera aho akurikiranyweho arimwo arabazwa yandi magambo hari ibyo akurikiranyweho arimo arakorerwaho iperereza nk'uko byatangajwe nk'uko byasabwe n'urukiko rukuru rwa Kigali urukiko rukuru rwa Kigali uzi icyo rusobanuye uzi icyo bivuze cyane hari urukiko rw'ibanze rwa Nyamata yego hakaba urukiko rw'ibanze rwa Gasabo hakaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ariko Kagarama hakaba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge hakaba urwisumbuye rwa Gasabo hakaba urwisumbuye rwa Nyarugenge hejuru yaho ngaho rero sasa hahitaza icyo bita urukiko rukuru rwa Kigali nyuma yaho zirindi urukiko rujyaho buriya ni Burasirazuba rwamagana hari urukiko rukuru nyuma y'urukiko rukuru rundi rukiko rujyaho raruzi ni urukiko rw'ikirenga Court of Appeal ubujurire Court of Appeal hamwe urukiko rw'ubujurire ubwo ni uruhe ubwo ni uruhe nk'urw'ikirenga n'ubundi urukiko rw'ikirenga hanyuma tugendeye ku kijyanye n'ibyatangajwe Victoire yateguye amahugurwa y'ururimi rw'icyongereza akubiyemo ni igitabo basomaga kugira ngo akubiyemo guhugura abarwanashyaka ba Darufu Murinzi guhirika ubutegetsi buriho cyangwa no kwangisha ubutegetsi buriho abaturage b'u Rwanda hanyuma ndetse no kwangisha abaturage ubutegetsi buriho no guhirika ubutegetsi buriho guteza umudugararo muri rubanda ndetse no gukoresha strategie technique zo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho hakoreshejwe utuntu dutoya kugera ku binini babagaragariza ko abaturage b'u Rwanda bafungirwa ubusa ko bahohoterwa ko bafungirwa ubusa ko nta terambere u Rwanda rigira nta mutekano uhari nta butabera buhari ibintu nk'ibyo byose aho yavuze ijambo rivuga ngo umunyarwanda kwisonga yandikiye bagomba kubishyira mu bikorwa ku munsi witwa hari na video yari yakozwe Ingabire Victoire yayibajijwe n'urukiko ahakanira umucamanza ko iyo video itigeze ijya ku karubanda ngo igaragazwe umucamanza aramubaza ngo waba warayumvise se aravuga ngo sinabonye umwanya wo kuyumva ni gute wategura ibintu ukananirwa kubyumva ibyo bintu bibaho ikindi cya kabiri ni gute avuga yuko Sibomana Sylvain yari gutegura amahugurwa y'icyongereza
yari arimo n'uwitwa Boniface avuga yuko ngo yabaye umugambanyi kuri Ingabire Victoire, ariko jye siko mbibona kubera yuko niba ibintu byarabereye ku Karubanda abantu bose barabibonye nta utarabibonye. Iyo video Victoire yavuze ngo Sibomana Sylvain yagomba kuyikorana n'uwitwa Leo, yego, ngo ni deba Sibomana Sylvain yagombaga gukorana n'uwitwa Leo uba hanze. Uwo Leo rero uba hanze ntabwo tuzi hanze ahariho ntibahavuze, nta n'ubwo bavuze igihugu. Havuzemo n'inyandiko z'uwitwa Asumuta Kigarasha kibi cyane kiba hanze. Wabyumvise neza? yego, Mu bisobanuro Ingabire Victoire yagiye atanga, yagiye akwepa iby'urukiko rwamubazaga, akagaragaza katabizi, ibyo bintu atabirimo, ko atabirimo, abihakana, hazamo n'icyitwa imipira ya Kangondo. Kangondo Kibiraro, need justice, no justice. Harimo n'uwitwa Ihora Habona Jalodie, yego, ari mu bantu bambaye iyo mipira, arangije nawe agaragaza ko nawe yari yaje. Uramubona n'urabo ku kiganiro cya kabiri nakoreye ku rukiko, namutunze kamera. Umushoferi wa cyuma Hasani ku Ishema TV, yahoze ari Ishema TV. Namubajije ibibazo bitandukanye, ndamubaza ko Kangondo banyahe hari mu manegeka, mu biziba, mu mazi, inzu zagwaga hejuru y'abantu, atoya turusha imbabazi nyina w'umwana bashaka kumurya ibintu nk'ibyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bigaragara rero ko kuba byonyine aba Kangondo bari bitabiriye urubanza rwa Victoire, bigaragaza ko ya mipira ifite ihuriro na Ingabire Victoire. Ku ruhande rumwe Victoire ugira usoze hari aho nenda kwerekera. Arawe ibintu birakaze cyane, ibintu birakomeye. Wenda tugana no ku musozo, Victoire yagaragaje ko nubwo bare abantu bakurikiranywe bari abarwanashyaka biwe cyangwa se bari abayoboke b'ishyaka rye, ariko ibyo bateguraga we ntaho ahuriye nabyo, ko babiteguranaga n'uwitwa Sumuta, ariko iperereza ryakozwe ryasangaga Asumuta yari afiteho ahuriye. Asumuta yandikiranye na Ingabire Victoire. Victoire aziranye na Asumuta wo hanze. Kabiri, Ingabire Victoire hakana ko amahugurwa yateguye yo mu rurimi rw'icyongereza yaragamije gukuraho ubutegetsi buriho no kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, no guteza umudugararo muri rubanda, no gutegura ibyatuma ubutegetsi buvaho buke buke, strategie technique. Ibyo byose Ingabire Victoire ni ibintu yandikiranaga na Asumuta ndetse na Sibomana Sylvain, bikazamo uwo witwa ngo Boniface. Ibintu nk'ibyo byose ni byinshi. Iyo ugiye kubisesengura byose rero usanga Victoire biri inyuma abirimo. Ni gute vice president wawe yategura ikintu utakizi, warangiza ukandikira umwe mu bari muri iyo nama ngo nimwibagirwa gushyiramo ijambo ryitwa ngo umunyarwanda akwisonga. Pastor, numva twasoza ubutumwa nk'ubigarasha nibwo bwa nyuma. Reka ndikuri iki kiganiro, yego, ndabanza me ubutumwa ibigarasha, mbibwire ngo ntawe mba muzuru rye, iyo ni imyira nitsa, iyo mu yandi magambo iyo ni imyira ibimyira, iyo ndwaye grippe ni imyira ibimyira, ntawe ni imyira muzuru rye. Babyumvise neza, ntabwo mbwira ngo wabyumvise ko niba ryambwira. Icya kabiri, ntawe ntaha mu nzu ye. Icya gatatu, ntawe nsaba ibyo kurya. Icya kane, ntawe nsabye sekirite yo kundinda. Uyimpa arahari kandi ndamwemera, aremewe. Ni Paul Kagame. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, n'ababunza amagambo byari byabayobeye, kutubakira amashuri byari byabananiye, kuduha amazi meza byari byabananiye, kuzana umutekano byari byabananiye, mureka ababunza amagambo byari byabayobeye. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto, n'ayababunza amagambo byari byabayobeye. Iterambere iwacu ryari ryabayo, emituweri iwacu, ibintu byose. So tubabwire ngo rero byari byabaye mwese mbere ya 94 mwese mwari mwananiwe.
mwabigarashamwe mwabintogarimo mwabyo ntazimwe mutoke kure mwabicucumwe. Hanyuma ikindi abapasiteri namwe muri mu Rwanda ndagaya bamwe mu bapasitoro bahagara mu nsengero zabo kuko bafite umutekano bakesha igihugu. Haleluya, wiyo udatanze icya 10 uzahabwa umuvumo, kudatanga amaturo ituro rya gihanuzi, dore bibiri ukwivuga gutyo, dore ko bivuga gutya. Kuki utavuga uti dore igihugu cy'u Rwanda uko kivuga, dore igihugu Rwanda uko rwubakitse. Aba social media influencers bamwe muri mwebwe mwanga kuvuga kubigarasha ngo ntimuzi uko buzacya, ngo ntimuzi uko buzira, aho muzira mugeze. We hari abafluencer yewe ntawe ntuzi urutoki ariko nzi bamwe mu bafluencer utangira ucungira muri iki gihe cyane Ingabire Victoire ibigarasha byazengurutse social media zose hafi ya zose zibigarasha ariko ntabwo ari z'abanyarwanda bo mu Rwanda biri kuvuga urabyumva neza. Ibigarasha byazengurutse social media zibigarasha byazo bihuriraho atari social media YouTube, social media z'abanyarwanda zo mu gihugu. Ariko hano mu gihugu harimo nka zingahe nazo nimo ndagira amajanja nshobora kuzakora content nk'imisi nk'ibiri 3 yazo. Hanyuma aba influencer bacecetse, influencer muvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yaravuze ati ndaga y'abantu bitwa ko bafite abafluence barenga miliyoni, ariko abantu bagasebya igihugu cy'u Rwanda, abo ngabo bakenjoyinga umutekano w'u Rwanda. Hari abatanze iyo security, hari abitanze ubwabo bagatanga ubuzima bwabo, nyamara kandi abangabo uyu munsi bakurikiranwa n'abafluence